urukiko rwemeje ko Prince Kid afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ni mu nkuru tugiye kubagezaho nonaha rero nkuko twabasezeranyije, inkuru mwateguriwe nanjye Soteri uw'impano yawe TV. Reka tubansabe kubanza gukora subscribe rero kandi no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zizajye zikugeraho ku gihe, ukore like, share ndetse uduhe na comment. Ni mu nkuru yacu irambuye mu kanya gato. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ni mu gihe iperereza ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ashinjwa rikomeza. Ni umwanzuro wasomwe ku manywa yo kuri wa mbere tariki 16 Gicurasi umwaka wa 2022. Umwanzuro w'urukiko wasomwe kuri wa mbere tariki 16 Gicurasi 2022. Urukiko rwavuze ko rushingiye ku mpamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha, Ishimwe Dieudonné agomba gukurikiranwa afunzwe ku nyungu z'ubutabera bunoze mu gihe hategerejwe ko iburanisha mu mizi ritangira. Ishimwe akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura. Ishimwe Dieudonné ashinjwa ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Kubirebana n'icyaha cyo gukoresha undi mibonano ku gahato, urukiko rwavuze ko kuba nta bimenyetso bihari by'uko yasambanije umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa yaramunywesheje inzoga ku gahato bikwiriye kuba impamvu adakurikiranwaho iki cyaha. Naho kubirebana no gusaba cyangwa kwakishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, rwemeje ko akekwaho icyo cyaha bishingiye ku kuba atagaragaza uburyo yavugaga ko ashobora gushimishamo umwe mu bakobwa bamushinja. Naho ku cyaha cyo guhoza undi ku nkeke, ubushinjacyaha bwavuze ko ku wa 4 Mata 2022 hari umukobwa bagiranye uruzinduko akaza kumuhamagara mu masaha y'ijoro amusaba ko bakorana imibonano mpuzabitsina. Ibyo rwabishingiyeho rugaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke hagenderewe kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Bityo rero urukiko rwanzura ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ashinjwa rigikomeje. Tubashimire kuba mwakurikiranye inkuru yacu y'uyu munsi. Jye na Soteri w'impano yawe TV turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.